Reka tubahe ikaze nshuti bakunzi ba Ntibisanzwe TV aho muri hirya no hino. Reka duhe ikaze abari mu majyaruguru, reka duhe ikaze abari mu majyepfo, reka duhe ikaze abari iburengerazuba, reka duhe ikaze abari iburasirazuba, reka duhe ikaze abari mu mujyi wa Kigali. Ntibisanzwe TV rero twabazaniye uburyo bushya bwo gufasha abakunzi bacu cyangwa se abadukurikirana umunsi ku wundi ku bijyanye n'abashaka akazi cyangwa se imyanya tuba twabonye hirya no hino, tugasangiza abakunzi bacu kugira ngo ushaka kugerageza amahirwe yo kuba yabona akazi, ushaka kugerageza amahirwe kuba yadepoza ahantu runaka, akaba yagerageza agendeye kuri aya makuru tuba twaguhaye cyangwa se kuri aya matangazo tuba twaguhaye. Ubundi wigeragereza amahirwe, ntawamenya iby'Imana, ntawamenya uko yabasha kubisobanura. Ugira gutya wowe ugakora nk'umwana w'umuntu, ubundi Imana nayo igakora nk'Imana. Hanyuma rero twabahitiyemo ubwo buryo bushya bwo kuzajya tubafasha abakunzi bacu, tukajya tubamenyesha ahantu mushobora kudepoza, ahantu mushobora gushaka akazi bitewe n'ibyo uba wize. Icyo usabwa gusa ni kimwe, urakanda subscribe hanyuma unakande ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo ibyo tugutegurira bindi nubwo batari aya matangazo n'ibindi bitandukanye bijye bikugeraho ako kanya. Wowe uzajya ukurikirana ukurikije ibyo ushaka, kuko tuba dufite byinshi cyane twabateguriye. Hano tuba dufite amafilme, tuba dufite ni filme ngufi, tuba dufite amakuru agezweho, ibyo bita breaking news. Tuba dufite rero n'ibyegeranyo, ijambo ry'Imana, byinshi mbese nta handi wabisanga atari hano kuri Ntibisanzwe TV. None twabazaniye n'uburyo bushya bubamenyesha ahantu ushobora kugerageza amahirwe maze ubundi ukishakira akazi. Ni mu kanya rero, hari aho twababoneye, hari aho tugiye kubabwira mu kanya, ubundi mugerageza amahirwe. Icyo usabwa gusa ni kimwe, uzajya ukanda kuri link tuba twaguhaye hasi, urabanza utega amatwi akazi gahari, nurangiza ugende kuri link uri bubone hasi muri description, hanyuma ubundi winjiremo urebe niba ako kazi wakadepozamo bitewe n'ibisabwa kuri uwo mwanya. Hanyuma rero mu kanya nyuma y'iyo nanga ndagaruka mbabwira akazi gahari. Nkuko natangiye mbikubwira, hari akazi rero tugiye kubabwira. Turahera kuri United Nations, ni ishami ry'umuryango w'abibumbye, ni ukuvuga ngo ni UN. Hari amahirwe rero atagomba kugucika muri iki gihe wadepozaho muri United Nations. Uramutse ushaka kuba UN volunteer, aba ni abakoranabushake ariko bishyurwa. Ni ukuvuga ngo ni abakoranabushake ariko bishyurwa amafaranga nyine y'ubukoranabushake. Ni United Nations, ni amahirwe atagomba kugucika muri iki gihe. Wadepozaho rero muri United Nations uramutse ushaka kuba UN volunteer. Ni ukuvuga ngo aha wishyurirwa ingendo zose wajya ukora ndetse n'ibindi bitandukanye byahindura ubuzima bwawe. Ni amahirwe atagomba kugucika muri iki gihe wadepozaho muri United Nations uramutse ushaka kuba UN volunteer. Ahangaha ukaba waba umukoranabushake w'umuryango w'abibumbye UN. Hanyuma ahangaha rero wishyurirwa ingendo zose, ni ukuvuga ngo transport yose aba ari iyabo wajya ukora ndetse n'ibindi bitandukanye byahindura ubuzima bwawe. Ayo mahirwe rero ntagucike. Hanyuma reka tongere tubabwire n'ahandi. Nukanda kuri link turi bukwereke hasi uraza kumenya byinshi byisumbuyeho kuri uyu mwanya, kuri imyanya y'aba volunteers muri UN cyangwa United Nations. Kandi kazi ushobora kudepozaho ni imyanya ibiri, 2 position at UNDP Rwanda. Ni imyanya ibiri y'akazi wadepozaho muri UNDP Rwanda uramutse warize social sciences. Data science, statistics, physics, computer science cyangwa se n'ibindi bisa nabyo, business administration, public administration, finance, economics or related field. Ndasubiramo, ni imyanya ibiri wadepozaho muri UNDP Rwanda uramutse warize social sciences,
data sciences, statistics, physics, computer science or related field, business administration, public administration, finance, economics cyangwa se n'ibindi bifitanye isano na economics. Aha ubona n'undi mwanya twagerageje kubabonera. Deadline yabyo rero akaba ari tariki 31 z'uku kwezi kwa mbere. Urumva ko hakirimo iminsi. Wagerageza ayo mahirwe rero ntawamenya, hanyuma ubundi dukomeze n'indi myanya ibiri nanone, two positions at practical action. Deadline yayo akaba ari tariki 6 z'ukwezi kwa kabiri cyangwa se 6 Mutarama umwaka wa 2021. Ni imyanya ibiri y'akazi wadepoza muri practical action uramutse warize human resource management, organizational development or other related, social science, international development, information systems management cyangwa se n'ibindi bifitanye isano na information systems management. Ubona iyo nayo ni imyanya ibiri wadepozaho. Hanyuma nanone nabibutsa ko deadline y'uyu mwanya tubabwiye y'imyanya ibiri muri practical action, deadline yayo akaba ari tariki 6 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2021. Indi myanya cyangwa se indi tangazo twababwira y'akazi, hano hakenewe human resources and administration officer at prison fellowship. Muri prison fellowship akazi wa depozaho muri prison fellowship Rwanda, PFR magambo arambuye, prison fellowship Rwanda. Uramutse warize human resources administration cyangwa se management. Ahangaha rero n'ibindi bifitanye isano na management cyangwa se bifitanye isano na human resources administration. Ahangaha rero ni umwanya ushobora kudepozaho. Hanyuma nanone reka tongere turebe ahandi ushobora kudepoza project coordinator. Ahangaha bakeneye project coordinator. Uti ni hehe? Ni kuri Benimuhe hakenewe project coordinator at Benimuhe. Deadline it is 20th January 2021. Hanyuma ahangaha ni akazi wa depoza muri Benimuhe uramutse warize management, business administration, economics cyangwa se ibindi byose bifitanye isano na economics. Indi myanya, Water Users Association, WA. Hano bakeneye technician muri Water Users Association. Akazi wa depozaho muri RIAF, bayita RIAF, nuvuga ngo uramutse ufite diploma ya AD. Ahangaha hano umuntu warangije secondaire rwose, in any of these fields, agronomy, science, plumbing or any of related fields. Bisobanuye ko ahangaha kuba warize agronomy wa depoza science, agronomy science, plumbing, murabyumva na ibintu bijyanye n'amazi cyangwa se ibindi bifitanye isano n'ibyo ngibyo tubabwiye. Ni muri Water Users Association, WUA. Handi rero tushobora kubabonera umwanya, ahangaha ushobora kugerageza amahirwe yawe nanone. Ahangaha noneho ho ntabwo ari umwanya w'akazi, ahubwo ni scholarship. Ni scholarship, full funded scholarship at Doha Institute in Qatar. Ahangaha ni scholarship cyangwa se na amahirwe yo kuba warihirwa, wahabwa amahirwe yo kwiga. Ni scholarships za masters. Scholarships za masters wa depozaho muri Doha Institute in Qatar. Aya mahirwe ntagucike uramutse ushaka kwiga muri Qatar. Aha wishyurirwa ijana ku ijana, ukishyurirwa aho kuba n'ibindi byinshi bitandukanye. Nuvuga ngo aya mahirwe rero nagucike, ni scholarship, wagerageza amahirwe yawe ukaba wadepoza ugendeye kuri iyo link ubona hasi. Hanyuma nanone tugenda tureba handi wadepoza, na handi hari imyanya ibiri, two position at practical action. Imyanya ibiri wadepoza muri practical action uramutse warize human resource management, organizational development cyangwa se n'ibindi bifitanye isano nabyo, social sciences, international development, information system management cyangwa n'ibindi bifitanye isano n'ibyo ngibyo. Ni imyanya ibiri. Deadline rero akaba ari tariki ya 6 z'ukwezi kwa kabiri. Turakomeje nanone, reka turebe indi myanya itatu. Imyanya itatu at global communities.
Global Communities nabo barashaka gutanga akazi y'imyanya 3. Imyanya 3 y'akazi wa depozaho muri Global Communities uramutse warize Higher in Early Childhood Development. Ahangaha ushobora kugira ayo mahirwe warize ibyo bintu, Higher in Early Childhood Development cyangwa se Social Sciences, Education, or in a closely related field, higher in a physical rehabilitation and or associated field in required nutrition, public health, or in a closely related field. Ngayo nguko rero aho nawe rero ushobora kugerageza ayo mahirwe. Reka tongere tubereke handi. Ahangaha ni muri program support assistant procurement. Ahangaha bakeneye umukozi n'akazi wa depoza muri Smart Africa. Ahangaha ni muri Smart Africa. N'akazi wa depoza rero muri Smart Africa Secretariat. Uramutse ufite bachelor degree in finance, business management, economics, project management, procurement and supply chain management n'ibindi bifitanye isano n'ibyo ngibyo tubabwiye. Hanyuma nanone tukomeze turebe indi myanya 3 wa depozamo muri Rwanda Art Council, RTS, Rwanda Art Council. Ahangaha ni imyanya 2 y'akazi wa depozaho muri Rwanda Art Council uramutse warize project management, statistics, business administration, economics cyangwa se ibindi bifitanye isano na economics, business management, development studies, creative arts management cyangwa n'ibindi bifitanye isano n'ibyo ngibyo. Aha, iyo ni Bisanzwe TV rero twagerageje kuzajya tugerageza nanone tubamenyesha ayo matangazo y'akazi kubashaka kugerageza amahirwe yabo bakaba bagerageza amahirwe. Mbese ni uburyo gufasha abakunzi bacu cyangwa se abadukurikira mu gihe uri kuri channel cyangwa se uri kuri Bisanzwe TV ushaka kugira ngo wumva amakuru, urebe byegeranyo, urebe filme, ushobora no kubona ayo mahirwe kuvuga ngo reka numve iyi myanya iri hanze ukaba wagerageza amahirwe yawe. Kanda subscribe ndetse unakande ku kimenyetso cy'inzogera. Numara ukanda ku kimenyetso cy'inzogera hari ahantu handitse ijambo all, ukandeho. Bizajya bigufasha kubona amakuru yose y'ibyatambutse kuri Bisanzwe TV ako kanya kuri telefone yawe. Tubifurije ibihe byiza kandi mukomeze mugubwe neza.